azigukiza iz'abanyabyaha baz'abarwayi Yesu umugaba zarakiza. Yesu ashimwe bavandimwe, dukomeje kwigana igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya. Turi ku cyigisho cya kabiri kitubwira ngo imirire n'iby'umwuka. Tugeze kuri paje ya 59 aho tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga ngo mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Intumwa Pawulo ahumekiwe na mwuka w'Imana yatwandikiye ati ibyo mukora byose, yemwe n'igikorwa gisanzwe cyo kurya cyangwa kunywa, tugomba kugikora tutagamije guhaza umururumba, ahubwo tukagikora twumva ari inshingano yacu, dukorera byose guhimbaza Imana. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe itorero ry'i Korinto, igice cya 10:31. Buri mugabane wose w'umubiri wacu ugomba kurindwa. Tugomba kwirinda kugira ngo tutagira ikintu dushyira mu gifu kikangiza intekerezo nziza kandi zitunganye zo mu bwonko bwacu. Bamwe baribaza bati mbese umubiri wanjye sinawukorera ibyo nshaka? Bisa nkaho inama tubaha ari izigamije kubavutsa ikintu cyiza cyane, igihe tubabwira ko ari ngombwa kurya ibyo kurya mu buryo bukwiriye kandi ingeso zabo zikagendana n'ibyo amategeko y'Imana asaba. Hariho ibintu buri muntu wese afitiye uburenganzira. Buri wese afite uko asa n'ibimuranga bye ubwe. Nta muntu ushobora gusa n'undi, kandi abantu bose bagomba gukora uko babyumva bakurikije uko umutimanama wabo babwira. Ku byerekeranye n'inshingano dufite ndetse n'imbaraga zacu, byose tubikomora ku Mana kuko ariyo dukesha ubuzima. Ibi ntitubikesha umuntu, ahubwo tubihabwa n'Imana gusa. Turi abayo kuko yatwiremeye ikanaducungura. Imibiri yacu ntituyigengaho ku buryo twayikoresha uko tubyumva, tukaba twayiteza ubumuga bitewe n'ingeso zibasha kuyiremaza ntibigishobora gukorera Imana umurimo utunganye. Imibereho yacu n'ubushobozi dufite byose ni iby'Imana, niyo itwitaho buri kanya, ihora iyoboye imikorere y'umubiri wacu wose. Iramutse ituretse ngo twiyobore ubwacu, naho kaba akanya gato, tubasha gupfa. Mu buryo budasubirwaho tubeshejweho n'Imana. Amen. Dushobora kwiga icyigisho gikomeye igihe dusobanukiwe n'isano dufitanye n'Imana hamwe n'isano Imana ifitanye natwe. Amagambo ngo ntimuri abanyu ngo mwigenge, mwaguzwe igiciro cyinshi. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 6:19-20. Akwiriye guhora mu ntekerezo zacu kugira ngo duhore tuzirikana uburenganzira Imana ifite ku mataranto yacu, ku byo dutunze, ubushobozi bwacu ku bandi no kuri twebwe ubwacu. Tugomba kwiga uko twakwita kuri iyi mpano y'Imana mu ntekerezo, mu bugingo, mu mubiri, ibyo Kristo yaguze akabigira ibye kugira ngo tumukorere umurimo mwiza kandi unejeje. Umucyo wamurikiye inzira zanyu ku byerekeye ivugurura mu mirire, none inshingano ireba ubwoko bw'Imana bwo muri iyi minsi iheruka ni ukwirinda muri byose. Nabonye ko mwebwe muri mu mubare w'abasigaye batarabona uwo mucyo, none mukaba mukeneye gukosora imirire yanyu, iminywere yanyu n'imikorere yanyu yose. Igihe uwo mucyo w'ukuri uzakirwa kandi ugakurikizwa, uzasohoza umurimo wose w'ivugurura mu mibereho n'imico y'abantu bose bazaba bejejwe nawo. Amen.